bakristo bene data duhuriye muri groupe banyamuryango bantu mwangajwe n'Imana kugira mukuru umurimo w'ivugabutumwa, kugira ngo ubutumwa bwiza tubugeze kure cyane kandi ashoboka, utitaye ngo ni hehe, ni kuri YouTube, utitaye ngo ni hehe, umuntu muhuye, ni ku maradiyo, ni mu ndirimbo, ubwo butumwa bwiza nyine bugere kure. Nicyo Imana ishaka, yuko abantu benshi hatazagira urwitwazo ruzabaho, kuko ijambo ry'Imana ryarigishijwe ahantu hose, ku maradiyo, mu magrupe, ahantu hose twagiye tubona ijambo ry'Imana. Hari benshi babyirengagiza bagatambuka, ntibashaka guhereza umwanya na muto w'ijambo ry'Imana, wenda ngo wanarisome basi, urareba ugatambuka, ugakomeza ukagenda, ukajya mu by'isi bidafite umumaro, ukajya kureba iby'isi, ukajya kureba abasambana, abicana, abarwana. Mu by'ukuri uri kwiga iki? Ntacyo. Mu by'ukuri ifite umumaro ukabitera umugongo ugakurikira ibidafite umumaro, bimwe bizashirana n'isi. Uyu mubiri wacu uzabora, ibi byose twirukanyira byose bizashira, ubu bwenge buzashira, guhanura kuzavaho, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Umwami wacu dukora azaduhemba. Ni ukuri twarangajwe kugira ngo tuze dukorere Imana yacu, kandi ni ukuri umwami wacu dukora azaduhemba. Ni ukuri ingorane z'abihanganye zirahari. Rero muntu turi kumwanga muri aya masaha, tega Imana amatwi, uyumve kandi uyumvire, uyikorere ibyo igusaba. Nk'uyu munsi nabyutse ngewe ngiye kunywa agakoma mu gitondo, numva binjemo yuko ngomba gukora amasengesho y'uwo munsi. Ni ukuri nari ndinyweye gatoya, naciriye, mva ngerageza uko nshoboye kose ateye akantu na gato kaba kancitse kakajya mu nda. Uko Imana ivuze ngo kora iki, nyine ukumva umutima waravuze ngo kora ibi, ukumva uraguhase. Ni Imana ibikubwiye, nta discussion zindi, no comment, bikore, kuko ntago ari bibi. Imana ishaka ko tuyegera, tugafata umwanya wose dufite tukawuhereza Imana, kuko igihe twamaze dukorera isi kirahagije. Mureke duhereze Imana umwanya dusigaje wose, tuhereza Imana. Haleluya. Ngo Yesu tuguhaye icyubahiro, kandi turemeza ukuri umwami. Haleluya. Tugushikamiyeho imitima, ngw'ibyo dufite biguhe icyubahiro, we Mana imwe rudende, ibwami bwawe n'ubw'ibihe byose. N'abari twebwe Yesu, n'abari twebwe Mwami, ariko izina ryawe Data rishigwe hejuru, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Mwami, n'abari ubwami bwawe nibuze. Oh, haleluya. Icyo ushaka cyose Mwami wacu kibeho mu isi nkuko kibeho mu ijuru. Reka izina ryawe Data ryamamare hose ku isi. Mwami, reka tukubere mikoro, wowe wirangurure ijwi ryawe risohoka baryo rigeraho hose. Mwami, ngwino dukoreremo, niwe twakurikiye, warakoze kudukura muri biriya byaha. Sinjye wabonye mva mu biganza bibi, aho nari mpfuye rubi, uko umusaraba w'isoni Yesu wakubitiwe inkoni, ukubaho kuriya naririmba, kundutira abatambyi. Haleluya. Mwami, wadukuye ahantu henshi hatandukanye, nawe wari uzi ko umuntu nka barumani ukora mu kabari uri gutanga inzoga, umuntu nka manager w'akabari, ubu n'abandi hano mvuga izina ryawe, mvuga gukomera kwawe, za nzoga nanywaga
mwami ubu ndimo ndanywa ijambo ryawe rikaza rikanyobora, kuko umwana w'umuntu ntagatungwa n'imitsima gusa, aha agatungwa n'ijambo riva mu kanwa kawe igitare cy'amahanga. Warakoze kudukura ari ahantu byari bikomeye mwami, ni kenshi cyane wagiye mwami udutabara ukadukiza mwami, turi mu byaha mwami waturindiyeyo. Mana turagushimira kuri Imana ishobora byose, kandi uri Imana irindira abantu bawe no mu byaha, kugira ngo tuze tuvuga izina ryawe no gukomera kwawe bigaragare ko ari wowe Mana wabikoze. Ishimwe ni iryawe mwami, haleluya. Amazina yanjye nitwa Nduwayo Jensi. Wifuza kunkurikira kuri YouTube channel wakandikamo James umuramyi no guhimbaza, ukandika J na A na M na E na S, ukandika umuramyi no guhimbaza, ukadukurikirana kuri YouTube. Ni ukuri ndi kwigira umubatizo, ariko mfite gahunda y'uko nzakorera Imana nkamaramaza, kuko mfite impamvu ibintera. Umubyeyi wanjye yavuye mu isi akorera Imana bikwiriye, nanjye nshaka gukomereza aho ngaho umubyeyi wanjye yaragejeje.